muri iki cyumweru narigishije nkoresha isuzuma, nkora isesengura ry'umusaruro wavuye muri iryo suzuma. Nsanga hari abanyeshuri bagikeneye gufashwa by'umwihariko. Iri somo nateguye ritandukanye n'andi masomo kubera ko rifite umwihariko wo kuzamura ubushobozi bw'abanyeshuri bagifite intege nke mu isuzuma natanze. Nshingiye ku bibazo nababajije bagatsindwa, nshingiye kandi no ku nzira yagiye anyuramo ashaka gutanga igisubizo, nasanze ngomba kubaha ubufasha. Abanyeshuri nabashyize mu matsinda atandukanye nshingiye ku isesengura ry'umusaruro wavuye ku isuzuma ko abanyeshuri bose ntabwo bahuje ubushobozi. Itsinda rya mbere riba ririmo abanyeshuri bakeneye imyitozo nzamurabushobozi. Itsinda rya kabiri riba ririmo abanyeshuri bakeneye imyitozo nshimangirabushobozi. Itsinda rya gatatu riba ririmo abanyeshuri bahabwa imyitozo nyagurabushobozi. Nakoze itsinda rya mbere, irya kabiri n'irya gatatu bari abanyeshuri bakeneye kuzamurirwa ubushobozi. Nibo nahaye imyitozo nzamurabushobozi. Abo nabitayeho by'umwihariko kuko nibo bakeneye kuzamurwa mu bushobozi. Itsinda rya kane ryari abanyeshuri bahawe imyitozo nshimangirabushobozi. Barabizi koko, ariko hari ibyo bakeneye kuzamurirwa. Imyitozo nabahaye yatumaga bashimangira nyine ubushobozi bw'ibyo bize. Noneho itsinda rya gatanu ryari abanyeshuri babizi, baratsinze rwose, ariko ntabwo bakwicara ntacyo bakora. Nabahaye imyitozo ituma baguka bakamenya kwandika no gusoma neza Ikinyarwanda. Ubusanzwe umwarimu iyo yigisha agenda abaza, akitegereza abanyeshuri ko bari kumva isomo rye. Iyo abona ko bataryumvishe, abategurira imyitozo nzamurabushobozi mu isomo cyangwa se nyuma y'isomo. Ikindi, no mu cyumweru isaha ya nyuma ya buri somo igenewe gahunda nzamurabushobozi. Iyi yitwa ho, kandi dore wabikoze, umudiho. Gasubiramo, kozaho urutoki. Urakoze cyane, ngaho kora irindi jambo. Iyi gahunda ya nzamurabushobozi yagiyeho kuko hagaragaye ko hari abanyeshuri bagira imbogamizi mu myigire yabo ntibahabwe ubufasha ku gihe. Wakoze irihe jambo se? Wera. Byiza cyane. Niri gusa wakoze, kora irindi. Wamaze kubona uwera, ngaho shaka irindi uritondeke hano. Soma twumve. Ego. Kaka. Urakoze cyane. Abanyeshuri bose batsinzwe isomo nabigishije, birumvikana ko nahita ndisubiramo. Nkahindura uburyo bw'imfashanyigisho, nkahindura uburyo bw'imyigishirize, ntibihure neza n'ibyo natanze mbere. Abanyeshuri nkabashyira mu matsinda, nkabitaho nkurikije ubushobozi nshaka kubazamurira. Mu gihe nkora amatsinda, ngomba kwirinda mu mvugo nkoresha kugira ngo ntagira umunyeshuri mputaza. Urugero, niba umunyeshuri yarari mu itsinda rya mbere, ubutaha ntabwo azasubira muri rya tsinda rya mbere. Wenda isomo rizaba rikurikiyeho hari igihe ubushobozi nzaba muzamurira azaba atakiri muri rya tsinda rya mbere. Urugero, hari n'igihe umunyeshuri ashobora kuba ari mu itsinda rya gatanu, ariko ubutaha ntaba ari mu itsinda rya gatanu, akaba ari nko mu itsinda rya mbere. Umunyeshuri mu itsinda rya kabiri, ubutaha ashobora kutajya mu itsinda rya kabiri, akaba abarizwa mu itsinda rya kane. Bizajya biterwa n'iki? N'ubushobozi nshaka kuzamurira umunyeshuri, kandi buri gihe ntabwo ari ko umunyeshuri agomba kuguma mu itsinda rimwe. Ikindi nakongeraho ni uko iyi gahunda nzamurabushobozi ari nziza cyane. Igihe izaba ikozwe ku gihe, kandi igihe umunyeshuri azagaragaza imbogamizi agakurikiranwa ku gihe, bizatanga umusaruro. Kandi igihe cyose umunyeshuri agaragaje ko afite imbogamizi, umwarimu akamukurikirana, azatsinda rwose atimukiye mu kindi cyumweru atarabanza gukemura imbogamizi yahuye nazo mu cyumweru kibanza. Namenye gusoma. Chi. Mwarimu wanjye, mubyeyi w'umuryango, mwarimu wanjye, mubyeyi urera ibihumbi, wanyigishije kubara, gusoma no kwandika ndakubaha.